bakunzi b'ibirori, bakunzi bo kwambara neza, ahangaha niho honyine ushobora kubona imyenda myiza yambikwa abageni bakamurika. Si ibyo gusa kandi, kubera ko ahangaha tubakorera dekorasiyo ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu bukwe. Duhamagare kuri izo nimero tugufashe. Ladies and gentlemen, kuri wowe wifuza gukora filime, ahangaha ntibikiri inzozi, kuko Motherland Films tubasha kugutegurira inkuru ya filime, tukayiyobora, tukayikorera casting, tugakora byose, gufata amashusho ndetse no kuyeditinga, ubundi tukaguha filime irangiye. Nitwe ba professioneri ba mbere mu Rwanda. Duhamagare kuri izi nimero maze tugufashe, kuko aho uherereye hose ukoranye natwe ntabwo tujye tumutenguha. Ikindi kandi, Motherland Films tugufasha muri promotion, ku buryo filime yawe igera kure hashoboka kandi ikaba filime nziza irebwa na benshi. Motherland Films, igisubizo ku bifuza gukora filime. Aya mahirwe ntagucike. Birasa ari mu cyumba. Agiye. Se ni biki ko mbona buza amahoro papa? Ngeze ko ndi confidence. Ahubwo nguri iki? Confidence. Confidence ni nta kibazo mafite na gitoya. Umuntu ufite confidence wameze nkaho kureba hirya no hino ukakibaza ko ndi mu rugo rw'undi mugabo njyana isanzure cyane nkabye. Ariko uri ku mukwe wawe kabange se mukubuya no kubaho. Unyugo wena ngo ndi kwahirwa. Ariko muko nyine no kubaho se asanga nabwanutse ntanshishe mwije. Wone ntagiye kuza ugatangira ukavuga ngo ushaka icyo kuba. Nasa nose nazi bagira ngo ni nkawe se ubarahita ngurira nka mitsi cyangwa primus. Ine hari ikintu nashaka ko tuganira. Ubu ugiye kumbwira ngo nguhe amafaranga. Amafaranga? Amafaranga sinyenda yakeneye. Iza telefone cyangwa simukadi yanjye mwereke. Gifite amafaranga? Ufite amafaranga? Cyane. Ngaho sema. Ndaguha iza telefone cyangwa simukadi mwerereze. Kwa 10. Hano sumundi papa reka nkubaze. Telefone zose utunga uzishyira. Bonjya ku kabari bakayisigana ngo banshagingire bakayiguma. Wavuze ko yibasigira afashe inzoga kwishyura. Bashaka kunshagingira. Nge ntago natanga telefone yanjye ku nzoga. N'umugabo ntago byashoboka. Cyushaka kugarama. Kitarimo amafaranga. Nta mafaranga arimo n'ukuri. Aho ushaka umwenge n'urangiza nyaguye. N'ukuri. Ndaguha 12. Kandi usigana aho nawe. Icyo kintu ushaka kumbwira ukabanza ukareba hirya no hino umeze nk'umuntu uri gushaka kunereta utuntu tudasobanutse. Uriya nuko wenda wowe wabyirutse muri quartier abantu batangiye gusa naho bagira ibintu by'urugwango byo gushaka guharabikana. Ariko giye buriya muri iriya quartier ukivuka ku myaka nka 10 n'ingahe banyitaga inyangamugayo. Abantu bagiye kukwita inyangamugayo koko papa. Ludovico. Imfura Ludovico. Niko nukuri ko imana ko abantu banyitaga inyangamugayo. Kuko ntabwo nari nzi kurya indimi, ntabwo nari nzi kuvuga icyo nabaga mvuze. Nabaga ngihagaze n'icyo nabaga mpagaze, nabaga nyina ari icyo ngicyo koko. Ese tubura icyo ushaka kuvuga. Ariko nyine nagiye ngurirwa n'amakosa. Umwana kuri naragumikiye ntabwo nitwaye nk'umubyeyi. Umutima ubunkomanga cha papa niba ari ibyo narabimenyereye. Ariko nyine ngiyeho mu bunyangamugayo bwanjye ndumva nshaka gusubirana izina nka uziko nshaka no kujya mu bivuga butumwa. Ubwo butumwa ngakorera Imana ngiye ngakorera Imana nashanga njya mu muhanda nkabwiriza abantu ijambo ry'Imana kubera ko
namaze gusanga ku myangamugayo nta kintu kibiruta. urajya se kubabwiriza wowe iryo udafite Njyewe mfite Imana muri jyewe. ariko Imana yaba yarabuze aho itura rero ndanashonje ubwo yenda haze rero hasi twase kwigira imboboko yewe si ububobo barujya avuga ngo ntawe ntihabishaka gusa hagari ububobo uzo tubigenze gute ntacyo uratekereza se aho kuki buri munsi mumbwira ngo ngiye ngo ntekereze we nta bwenge ugira aho uruvuga ngo ni bagufiya kumbe nawe uburebure ntacyo bukumariye ewe ntuke singana nawe igisenda gute ukabona ngiye usoro nagiye tungana urana narababaye rero ngiye ntabwo nta mikino nkigira wowe wongera kunsakuriza cyakoze akantu ntekereje ubuje twigize mu biranga yewe so wabaye mu mujyagiye yewe da kandi twiga tugabanya ubugambo tuvuga cyane n'ubwo ubujajwa twatuzi ko buryo buzadufasha ko none dundi utumye batwirukana turirimba akubagabanya amagambo kabaho akoze sibyo uririmbe turirimbe koko ufite impano se oya wowe ahubwo uyu nanjye ndayifite nyine tuvanga impano zacu hazuveshi yawe da zemera nkunda ibyo ko cyoteza zemera nkunda ibyo ukunda inshuti zawe zibizanjye umunsi ku munsi nzajya mpora ngutungura usoke nsoke ugiye gusenga ngiye gusenga kubura sinzakoresha imitomba nzakoresha amareka nzaharanira yuko nkunda sinitaye ku gihe bizamfata ibyo bakeka simbita nzavuga make make nshishe make make ariko njye nzabanza icyo ngamije ngo harya ngo nujya ukundana rwose icyo mbonye cyo ntabwo ufite impano yo kuririmba ahubwo ufite impano yo mu maso uzi ikagenda irimbe uzajya umasurira abo turi kuririmbira ko bimeze ntabishobora kubanza ibyo ndabibonye ukwigira gutya rwose ukabona utuntu turi kwivunagura koko harya bari kuririmba bayitangira gute Muri Imana yagize mu ijuru harayishimisha ishimishwa no gutura hano mu isi mu mitima igatura muri wewe Ludovico Temple d'Or Église de Dieu Temple d'Or Église de ni urusengero rw'Imana naraguhemukiye mwana wanjye ariko ngeze igihe numva navuga nti reka mpambuke njyewe ku buryo n'uyu munsi nubwo nayakute ntazabona ubugingo nkajya imbere y'Imana ukajya imbere yayo kandi ituye muri wewe ariko nubwo naguhemukiye muri iriya myitwarire n'akandi kantu nshaka kukubwira ako sepa aho wahereye ngaho Imana ituye muri wewe ngaho bakwitaga imfura ngaho inyangamugayo icyo kintu ushaka kumbwira cyakunaniye kugitobora ngo ukimbwire kitarimo amafaranga ushaka se ko ngurira icupa n'inzoga ntabwo umunsi ndi mwe nyinshi ndaza kunywa ko wanjageze ni ukuri uyu mama Rwera nabona ko nawe ari umwana mwiza no kwicaye ari imfura mama nkabona ko bigaragara ko yavutse ku maraso mazima gusa ufite ikihe kibazo ni ukuri nshiye ufite upfukamye mu mutima mama Rwera niwe mwana abyaranye na Domine uvuze ngo mama Rwera ngo niwe mwana wabyaranye na Domina papa reba hano ibyo uvuze wabisubiramo kuko ushaka kuvuga umutima uvugisha ukuri kose kumbe ariko na mbere ya hose najyaga mbibona najyaga mbikeka ariko mama Rwera ni incakura warangiza ngo afite ngo imico nk'iy'imfura wavuze se ko ari incakura harya ndimo gutangira gute tagira ngo nzemera nkunda ibyo ukunda noneho twebwe ngenda ririmba mu masurire abantu sibyo yego yewe neza yego bravo ihagarara hano tukuye cyangwa hano je nitwa Matitsi titi
matiti matibori nyine matiti matiti ni inshinga ikomoka ku ntiti ubwo si ibyo bintu bisobanuye iki? umunyabwenge ntabwo uri kubyumva se naje niye mwana uvuka iwacu yenyine ariko akaba ari mushiki wanjye icyo kintu nisi ziri muri kucyumva mubyeyi rero noneho je nitwa bahena bahesi se ko mufite amazina nta kibazo utaza kwivumbura amazina ukagenda byacu byo nta kibazo ariko hari ikintu twagira ngo tukugezeho nk'igitekerezo urabona twebwe turakurebye rwose tubona uri umukobwa ufite urukundo kandi burya umuntu ufite urukundo iyo umuririmbiye arishima muzi kuririmba se cyane ngenda kuririmbira uyu arakubyinira niwishima uraduhemba nibitakunyura wigendera rwose nta muntu uri kubangamire ndagira ngo nkubwire nyine twe dufite impano yo kuririmba ndagira ngo tubaririmbire rero muzi kuririmba mwese cyangwa mubizi nyine twavuze ngo ubukene dufite kuri iyi si urubyiruko nyine twabuze akazi tuvuga kugira ngo twibe tugucapuze iyo telefone twakweretse impano dufite tukagira ikintu duha wenda nk'amashimwe twese ntabwo turirimba kuvuga ngo ni uririmba yakabyina nta kibazo nzemera nk'undi nzemera nk'undi by'ukundi inshuti zawe zibi zanjye umunsi ku munsi nzajya mpora ngutungura usohoke ujye gusenga kubura kwanjye ubyibazeho sinzakoresha imitoma nzakoresha amarenga nzaharanira yuko unkunda sinitaye ku gihe bizamfata ibyo ngenda amanywa nzahinga kugeza igihe unkundiye nzaza niyemeye n'amafiyeri nzaza kwa kundi nitwariye matabaro yanjye ntibizantera isoni nzavuga make cishe make ariko njye nzaba nzi icyo ngamije harya ngo ntujye ukundana n'abasore warabananiye kumwambwiye ngo umwe niwe uririmba undi akabyina nkambona mwese muri kubyina iyo ufashijwe se muranafashwa niyo mpano none se kuki mwahisemo kuza hano ku muhanda kuririmba kandi mbona muri abantu basa nk'abasirimu koko dusa nk'abasirimu yewe dusa nk'abasirimu rwose rwose ni gape tuduhaye ntabwo twari gushimiye numva ko dusa nk'abasirimu noneho ikindi urishimye se cyangwa wishimiye tukongera ndishimye kuririmba ariko nyine ntabwo numva ko mwakaje hano ku muhanda kuza kuririmba ibyo wibyitaho tubwire niba uduha amafaranga cyangwa niba rero murandirimbiye ndishima ariko nta mafaranga mfite ntabwo nagendanye amafaranga tugaburira se basi ko turashonje pe nubona turirimbye rwose akuka akanyuma twadusigaranye turakaririmbishije isegonda riza nyuma y'iri ngiri rikurikira turapfa murashonje bikomeye rwose rero nta mafaranga mfite ngo mbere mujye kurya ariko mu rugo nari natetse hano hepfo niho mu rugo hari ibiryo nta kibazo tugenda niba mubishaka mwaza urakoze ntabwo se biri bubicira akazi yewe igitagaze ntabwo bipfa rwose nta kibazo muze tugende mari umugisha nzaza niyo yewe reka tete none se uretse gato ikintu nshaka kumenya kuki mwabiduhishe ikindi kandi uretse gato papa ndahamya neza ko na mama Rwera ibi bintu yarasanzwe abizi ahubwo ni ubuhe mukino mwari muriho urebuka mbikubaza urabyibuka wambwiye ngo iki wansubije gute nakubwiye ngo uzajya umufata neza mufate neza nk'iki cyanjye umuvandimwe umva mbese wowe wigeze umbwira ko mvukana na mama Rwera oya nk'umukozi nyine wita ku mwana kandi yita no ku rugo ubu rero igihe kirageze uri kumva ari bwo ukwiye kubohoka ukambwiza ukuri nyine njye nanze kubigumana kugira ngo umutima udakomeza kunshinja ariko ntabwo nabimenye kera twamenye nyuma nyine dusanga nyine cyagiye nyine ubona twari tugiye kujya gupimisha bya bizamini bya birasa tugiye no kujyayo nyine sinzi ukuntu twaganiriye dusanga reka kwirirwa uvunika reka kwirirwa wivuna reka kwirirwa wivuna
mama Rwera ntabwo mushyira amakenga. ni umwana mwiza. Wabuzwa n'iki se kumuvugira? Uko ari umuvandimwe wawe rega n'amaraso yawe. Nta kibi yagukora. Njye naba ndi umuvandimwe we naba incakura nkawe. Ni ukuvuga ngo yaje kutwihishamo, twari tubanye n'umuntu twihishemo. Nawe yabimenye nyuma cyageje ubundi nza. Aha bimenyeye? Yari yarabuzahana guhera. Aragutumye. Ngiye numva ko ngifite amakosa menshi navuze, reka nzige nemera amakosa nsaba imbabazi, hanyuma nanasobanure mama Rwera arinde kuri wowe. Umuvandimwe wawe ni amaraso yawe, niyo mwana ujye wumva bakunda guhibisa bava nyine ko numbyiranye na Domina. Icy'ingenzi nyine nuko ari amaraso yawe, akaba ari amaraso ya Rudoviko. Wenda amakosa twakoze akamakosa yakoze nayashyira ku mutwe. Nawe se wakwishize? Nibwo mvuze nyine ko amakosa nakoze nayashyira ku mutwe, ya amakosa ye nanjye byose nabishyira ku mutwe wanjye. Umutwe wawe se kari munini utabura kuyikorera. Cyakora papa warumbera mushya. Ntabwo ngenda mpinduka. Ahubwo kugira uhinduka ugenda urushaho kuntungura. Kandi nshyira ukuri ahagaragara. Nanze ko abantu bagomeza kuguma muri urwo rujijo. Ndavuga niba ndi umuntu ushaka kwiyegurira ibyo gukorera Imana, reka mvugishe ukuri. Ko sinshaka kuzatangira gukorera Imana mfite ibintu bya birantega, bincura urubanza ku mutima. Oya, ntabwo nzakorera Imana nk'abavuga ubutumwa bubu. Iyo ngomba kubijyamo mbigiyemo. Ndi Rudoviko wahindutse. Wenda abantu bazasigaye banshinja kunywa agacupa, ariko ntabwo nzayanywa mu ruhame. Nzanywa niherereye. Nakuri mbabarira ni ikintu nshaka kuganiriza. Windabwira guteka umuceri ukazana ibirayi. Asashimwe. Ko umuceri uzi ko wantuma nguzana umuceri kandi kayitushye. Ndashonje pe. Ihangana buryo kino kirayi nubwo gikonje. Byibuze inzara ibigabanuka. Nyine kubera ukuntu maze iminsi n'ikirayi kukibona. Sina ko mu mavuta sasa. Polisi bari kubirya kuri inzu bicaye naho undi rwose numvaga. Nako mu mavuta kararyoshye. Ukaryaho umuceri urabu ugiye gushya. Naho ubundi yo nari gukumbuye Imana yanjye. Harimo nyine cyagiye ko badufashe Domina yihishe. Byaje kugaragara yakomeje aragenda burundu byagenze. Niba ari umunsi wa mbere waryoheye impuzu nuriya munsi. Narishimye n'ibyishimo ndabisagura. Gusa icyambabaje nuko bagufunze. Nyine Domina yaje kugaragara. Agaragara iki kwari mabundi uzi kubona Domina ari kubundabunda muri toilette yirukanka ahantu hose. Naramubonye turapfubirana kirimo kihisha hirya no hino. Ese kurakaye? Ntabwo ndakaye. Nimba hari umuntu uri gushaka muri uru Rwanda, ngo ni Domina. Domina ntabwo baramufata? Umufata se, umufata he? Ubwo wabona ari uguhamagaye. Dore ko yagiye umubano mugeze kure. Ariko se ubugamba buzana no gukina umubano se umubano nkajya kumurira gereza ngewe ngo ne by'umubano. Shaka iceceka wa mugore. Ariko ubwo babure gufunga Domina bafunga shere wanjye. Uriya mugore ni umutindi. Umva nkubwire. Uriya mugore ni umusazi. Uzamubona hose. Uri mwabare ngo wambaye ukamisha. Narasetse we. Batwaye Domina na Latifa narishimye. None se hari Domina raza. Bayirukanka baragenda sigana isanzura inzu noneho naryamaga ngumva meze neza. Ese cika hano. Nese yari kubaza gukora iki ko ni kwita mutanga. Ngo rero Domina ndi kumushaka. Bimwe biteye ubwoba. Bantu urya ariko. Mumushakira iki? Undi Domina ni mubona nibwo numva mgize amahoro. Uko mufitiye amakuru yandi atari ivumbi. Kuko bari kumuhiga nk'uko uzi bahize binera Daniel Osama. Ni hotel gisasu muri Amerika. Uri kuvuga ngo ahantu hose bari kumuhiga? Domina. Bivuze ngo umuntu amubonye yanahembwa. Ngira ngo bamushyize no mu miliyoni. Ase Domina yishimye. Nta mugore ariko naramurega. Nanjye bambazaga ibibazo urumva. Bambajije ibibazo ntumva uyu muntu atari ariko no kukandagira mu rugo. Bakambaze ngo Domina wagize ngo cyangwa Domina. Yakoze iki se? Byihorere nije pereza ry'abantu. Uyamona hose. Nuwamona muno no mwandu gino guhaha. Gakirimo bari mugereho akubwira ibyabo. Ko numva bikomeye. Ariko Domina njye niyo murebye no mu maso no kumureba gusa. Ubona afite ibintu byinshi mu mutwe wiwe. Ubona wagira ngo yishe nk'abantu nk'abandi. Yarangiritseho urusyo. Rushyushye. Bivuze ngo ibyaha bya Domina nibyo wari kuzi. None sinjye mucumbikeze. Iyo ucumbika igisambo cyangwa ucumbikira umwica cyangwa umujura. Ubwo muri afatanya cyane. Bivuga. Zamuwe zanjye. Bikubwira. Ati turaziranye ni umwana w'iwacu twarakuranye.
Domina byonyine iminsi yamaze ahangaha urugo rwari rumaze kudabaragira. kuba tuzanye ngo twatuziranye Nta muntu n'umwe muri uru rugo wari ukivuga. Sinanyeganyagaga. Yigaga mvuma. Mbega umugore. Urumva ntabwo baramubeshya. Ntabwo mubeshya. Wenda yakoze ibyaha byo hanze urumva ariko hano mu rugo nabonaga nta kibazo. Ako n'ubu uracyamuvuganira umuntu uri guhiga kurusha ngo usama. Urashatse namuvuganira pe. Ndakubwira ngo iminsi 3 yonyine ine 5 yaramaza. Urugo rwari rumaze gusenya. Urugo ndiye. Isima ndyamye. Kubera we. Isima ndyamye. Ni inshuti yanjye. Nyenyenyenyenye. Mbega ibyaha umuntu yakoze. Uzi ko neza wagira ngo ari wanted ya indi isi yose. Itapura imiramushakisha. Sha uriya mugore ngewe suko kubeshya. Nese unamubona gute Domina basi? Uramukura wese niba ari umuntu uri guhigwa na leta urumva yacishwa hanga. Nagarongera kwitwa. Ariko namenya ko bakure kwiyaraza. Ndamuzi nawe. Ko telefone iri gucamo. Ko yaramaze kugufatisha agusubisha. Nakariza ubu ko kutambeshya Domina yamuhamagara mubaza iki. Naho yarangejeje. Ndabizi neza kari bose. Namenya navuze sucara ku muhanda buri abantu bose ntibakubonye ko usohotse. Dore ko babafunga nta muntu utarababonye. Barishimye ko bafunze. Akose shira. Nakubwiye amagambo angana iki kugira ngo Domino umuvane muri urwo agenda. Nyine banacana mu gasatere abantu barishima bagaturugo turarutashye. Niyo mpamvu nanjye nagutumwe kugira ngo ndebe ko abagabo babandi babatembera hano babandi bahora bakanujwa amaso bakureba bavuga bati kira kigore. Kuko ngo usibye ko nagutumwe ku manywa. Ubone ejo bimeze bite? Yuza n'indoro surindira gukira. Ese bahenari. Ako nawe rero ubura butaranarya ngo namara ibyo ngo babahena bariye. Bari yenye. Sinzi iyo bari. Arabirukanye. Birukane iki? Kugira ngo ngire amahoro. Sibyo nakubwiraga. Nyine wasigaye mu nzu widaganzura nyine winjiza ushaka n'usoro n'ushaka. Akose ibyo bintu wabiretse igihe wasigaye muri nzu wenyine cyane ngenyine. Ari bahena, ari Latifa, ari wowe, ari wa musazi w'umukecuru w'umugome. Mwese mwaviye hari. Ndaza gukora iperereza ngasanga ari umugabo wasunze ubuzura kinjira mu nzu yanjye. Hakiyamu umita ku. Uza amahoro nari mfite. Naryama ngasinze. Numva meze neza. Nkabyuka nkakaraba ikintu cyangabazaga nuko utaruhari gusa. Domina ndamubona ne. Asaje uruki gushaka Domina. Umutwe wanjye uri mu Domina ndamushaka. Rero reka nkubwire. Wikigora Domina yamara kumenya yuko bakurekuye. Ndabizi bari guhunahuna muri bino bigunda bya hafi y'urugo rwacu. Iminota inga urabonaga atungutse. Naze muburire. Nawe arabi ariko sugira ngo nuko bakuri. Muburire nimba ari utoroka toruke nimba ari ujya gukemura ibibazo yateje abikemure ariko naze pe. Ese Domina yakoze iki? Ariko byihore n'icipereza ry'abantu. Kabagore mu gihe. Nese uri kubimbwirira iki bimbwira byose. Ushobora kubwira karabikuje agasatu. Ntago mbivuga mbwira ikintu yakoze. Niyo ngomba kubyibwira mbabara please. Urabimubwira se ubundi ibyo yakoze warabiyobewe. Shiri wariye se bijya kureba ko n'umuciri wabonetse. Ntazo ibiranda bihaje. Inyama ziragenda n'uruva. Inzara uzutaka. Ndabizi n'ibindi byose nturi mu biti. Urago baza umati rero yo kuzirya mu nyuma wenyine. Ndazirya nyine. Sinyende mba ndi kuziteka. Ngira vuge kunyondora ariko ibintu by'amagambo. Cyangwa nje kuwigira Domina. Mpigira Domina arakuruta. Ndabanza mpigeho. Reka ndebe umucero uhiye. Gira vavu. Oh, you read it out. Oh, you wish I would have. Imanira kosi. Hey, when you say, "Won't my babaje." Imanira kosi. Imanira kosi. Yeah. You're saying. Byose bizarangira natitaderehereza